igitondo cyiza shoti bakunze Urugero TV and Radio Official muri cyo kiganiro The Gospel Hub tugarutse ku nkuru zaraye wenda tuvuge ko ni inkuru yaraye twafashe indi nkuru itarasohoka ni inkuru y'umuhanzi kazi Ariel Ways ni umuhanzi uzwi mu ndirimbo za Sekira ni umuhanzi wamenyekanye cyane by'umwihariko mu ndirimbo za Sekira ariko n'ijoro ritambutse kuwa 26 Werurwe 2026 ku mugoroba waho nibwo yashyize hanze ya postinze kuri Instagram ahashyira amashusho ari kuririmba indirimbo ya James na Daniela yitwa Narakijijwe. Indirimbo ifite ubutumwa ahari nta uramenya niba ari uguca amarenga ko yari maremeza ko nawe yamaze gufata umwanzuro wo gukizwa ariko ni indirimbo ubonaga ko aririmbye nawe yafashijwe nkuko muri kubona amashusho aririmba ati Narakijijwe. Hanyuma kandi mbere yuko aririmba n'indirimbo yashyizeho muri umurongo uri muri Zaburi iri ni Zaburi ya 145 umurongo wa 2 ahagira hati nzajya nguhimbaza uko bukeye nzashima izina ryawe iteka. Aya n'amagambo ari muri Zaburi icyanditswe Ariel Ways ya postinze kuri Instagram ari no kuririmba iyo ndirimbo. Nyuma yaho rero y'aya magambo yanditse cyangwa se yashyize ku rubuga rwe abantu benshi bibajije ibintu bigishi bitandukanye. Uyu ni umuhanzi usanzwe uzwi cyane muri Sekira ndetse ni gake kuri tujye tubona abandi bahanzi muri gospel muri Sekira bavuga ko bakunda Imana bavuga ko ubona ko nyine bakunda gupostinga imirongo we ntago ari ibintu bisanzwe ni ibintu bisa nk'ibyatunguye abantu benshi ku buryo abantu bibajije ibibazo bitandukanye. Ariel Ways rero yari yanditseho n'amagambo hejuru y'iryo jambo ry'Imana riri muri Zaburi 145 umurongo wa 2 yari yanditse amagambo agira ati every day I will bless you and I will praise your name forever and ever. Ni cyanditswe n'ubundi kiri muri cyana gusomeye mu Kinyarwanda kimwe jana muri Zaburi 145 umurongo wa 2. Ariko kandi nyuma yaho nkuko nababwiye yaje kuririmba indirimbo ya James na Daniela yitwa Narakijijwe. Ese ibi bisobanura iki mu buzima bwe? Ese n'urugendo yabagiye gutangira rwo kwegera Imana cyangwa ni ibihe gusa arimo? Reka tubitse ko Ariel Ways mu minsi ishize yaheruka kutabwa muri yombi avugwaho ibijyanye n'ibiyobyabwenge baza kumujyana muri rehab aza kuvayo yanyuze mu bihe bitari bimworoheye yagira n'igihe asa nk'ucecetsemo ariko aza kugaruka agaragara mu bitaramo bya Sekira bisanzwe. Uyu munsi rero abantu bibaje byinshi ariko mbere ko soma ubutumwa bw'abantu bagiye bamukeza banamushimira kubw'iyo ndirimbo banamuha n'ubutumwa bwabo reka mbanze ngaruke gatoya sobanuye kuri Zaburi 145 yashyizeho umurongo wa 2. Aha harimo ikintu cyitwa gushima Imana buri munsi si rimwe si na kabiri ni ugushima Imana buri munsi. Arongera avuga ngo kwamamaza izina rya iteka ni nko kuvuga ngo nyine muri uyo murongo harimo kuhagarukamo kwamamaza izina rya iteka bivuze ngo Ariel Ways nawe uwo mutima urabihamanya ukurikije ibyo yanditse gushyira Imana ku isonga mu buzima bwiwe. Ntago iki cyanditswe yagishyizeho gusa kubera ko guhubuka cyangwa se ko atatekereje. Ikigaragara iki cyanditswe yagishyizeho yagisomye kandi ikigaragara iyi ndirimbo yayiririmbye yayumvishe kandi ari indirimbo ishobora kuba imufasha. Gusa ikindi kizamo kuki yaririmbye Narakijijwe dushaka kwibaza Narakijijwe bwaba ari ubutumwa ari guha abantu ko yakijijwe? Ese yaba ari guca amarenga yuko yamaze kwakira agakiza? Nta muntu uramenya ibyari byo ariko wowe ubasha gukurikira no video n'amagambo yanditse ushobora kumfasha gusesengura ibi ukajya no muri comment ukagira icyo uvuga. Iyo rero umuhanzi w'umuziki usanzwe nk'uyu Ariel Ways ashyize umurongo ku mbuga nkoranyambaga bishobora kugaragaza ko afite umutima wishimwe cyangwa ari mu bihe byo kwegereza Imana cyangwa agiye gutera intambwe yerekeza ku kwizera Kristo cyane ko tutabizi wenda birashoboka ko yaranizeye ariko icyo akaba ari cyo gihe cyo kugira ngo bigaragaze murangamutima.
Ikindi ntago buri post y'umurongo wa Bibiliya isobanura ko umuntu yahindutse burundu. Hari ibintu bibiri bishoboka dushobora kuvuga kuri iyi mirongo ya postinze. Icya mbere ni ibihe byo kwiyegereza Imana, wenda bishobora kumutera kwandika biriya kuko ari mu bihe byo gusenga, ari mu bihe byo kwegeza Imana, aho yumva ko agomba gushima Imana no kwishimira Imana. Icya kabiri, birashoboka ko ashobora kwipostinga ari urugendo atangiye rwo kwegera Imana, ariko rwagumye mu mutima we mbere yo kurugaragaza mu bikorwa. Bivuze ngo akaba amaze igihe wenda yaramaze gufata icyemezo, ariko akaba yaramaze igihe koko umuntu nk'uyu w'umustar wamamaye yashize ibintu nk'ibi ngibi hanze, abantu batangira kwibaza byinshi. Hari n'abavuga ati wenda se arimo gusa kwenjoyinga, yumve ko na gospel tubone ko ayishoboye, ariko ngewe nkurikije ibya yashize hariya nshobora kuvuga ko yakoze ibintu bimurimo. Gupostinga amagambo nk'aya ya Zaburi 145:2, akongera akarimbira ndirimbo akavuga nura murongo neza ashima Imana, akongera akaririmba ko yakijijwe, ni ibintu bihura cyane. Noneho dukomeze twongeyeho ko kuba kuririmba indirimbo ya narakijijwe nabwo ubwabyo bishobora kuba ari uburyo bwo kumva umwuka w'ishimwe cyangwa gutangira urugendo rwe rw'umwuka nk'uko nabivuze. Reka noneho twinjire turebe ku bijyanye n'inama n'umwuka w'abakristo. Rimwe na rimwe nk'abakristo ntabwo tuba dukwiye guhubuka ngo tuvuge ko umuntu yahindutse. Icy'ingenzi ni ukumusengera, no kumushyigikira mu masengesho, no kumureba tukareba imbuto zigaragara mu buzima bwe. Bibiliya ubwayo ivuga ko kuri kuzaba ariko kuzatubatura, Yohani 8:32. Niba koko ari urugendo atangiye, tureke Imana ikomeze ikore mu mutima we, kandi rwose twite ku byo tuyibona mu byo akora buri munsi. Abakunzi b'umuziki ni byiza gukurikirana ibikorwa by'umuhanzi werekejwe n'umwuka w'ubugingo. Hanyuma rero abantu badukurikiye mumbwire muri comment uko mubibona, ese rwaba ari urugendo atangiye rw'umwuka cyangwa nibi harimo gusa? Ese ibi yakoze murabishyigikiye? Ni igikorwa cyo gushyigikirwa. Ntiwibagirwe gukanda like, subscribe, kandi no kuri yozogera kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro by'ukuri kubazwa umuziki barimo baregera Imana cyangwa se ibiganiro bitandukanye bya gospel. Gusa mbere yuko nsoza ntabwo nabura kubwira abantu ko mu busanzwe abahanzi bo muri Sekira kugira ngo bahinduke burundu bijyemo neza biragoye. Usibye nk'umuhanzi Meddy wagiye akerura, ko abandi kenshi usanga bakijwe ariko bakaguma bakora umuziki wa Sekira. Urugero natanga rwa hafi ni nka Niyo Bosco, murabizi ko yatangaje ko yamaze gufata icyemezo, ariko mu by'ukuri byarongeraga rukasobanura ko atareka Sekira azakomeza gukora umuziki nk'uriya gusa, ariko avuga ko ari byazirinda. Hari abakubwira ati ntabwo twashyiramo amashusho y'urukozasoni n'ibindi twarabiciye, ariko tuzakomeza turirimba indirimbo y'urukundo ko n'Imana irazemera. Rero tuvuge ko na Ariel Ways kuba yaririmbye ibintu bisobanuye ko duhita tuvuga ngo arahindutse burundu, gusa nanone ni intambwe nziza ku muntu nk'uyu nguyu ushobora kuririmba indirimbo nk'iyi agashyiraho umurongo nk'uriya. Reka noneho nanababwire ko hari abantu batandukanye bamweretse ko bashimye ibyo yakoze. Ahangaha dushobora kuvuga nka Rusine Patrick, rwose yakomye amashyi. Kavutse Olivier dusanzwe tuzi nk'umuhanzi wa gospel, yashyizeho umutima rwose agaragaza ko akunze ibyo uyu mukobwa akoze. Hanyuma abandi nabagiye bashyiraho imitima bazamura icyubahiro. Hari uwavuze ngo ndagukunda uririmba Sekira kubera ko ari akantu, gospel naho ni byiza rwose 100%. Hanyuma undi witwa Dan we yagize ati waje muri gospel ko byakubera, Jesus loves you dear. Hanyuma abandi bagiye bashyiraho, hari washyizeho haleluya, bashyizeho imitima myinshi cyane, nko kugaragaza ko bishimiye iyi message n'iyi video, dore ko muri video yanditse avuga ngo oh haleluya, nta cyantandukanye n'urukundo rwawe, oh haleluya, nta cyamfumbatura mu kiganza cyawe, oh haleluya, narakijijwe, oh narakijijwe. Aya magambo yashyize kuri video arayandika. Ariel Ways yaba ari mu nzira igana mu kwakira agakiza? Ariel Ways yaba agiye kuva muri Sekira? Ariel Ways yaba koko ibi ari gukora ari ikimenyetso gihamya cyemeza ko Ariel Ways yamaze guhindukira akijijwe? Ese yaba ari guca amarenga yuko yamaze kwakira agakiza, cyangwa
agiye kwakira agakiza, ntago tubizi. Gusa igihari nuko ibyo yagaragaje haba muri video, mu ndirimbo, ibyo yaririmbye byose dushobora kubihamanya n'imitima yacu ko ari ikimenyetso cyiza kandi yabikoze abifite ku mutima, abigambiriye. Reka rero twizere ko iyi ntambwe ateye ishobora kuba iri kuganisha aheza hiwe ho gukomeza kuvuga Imana no kurimba indirimbo za gospel. Ni umunyempano ukomeye ku buryo aje muri gospel abantu bamwakirana na yombi, abantu bakushimira kumubona aririmba n'abahanzi ba gospel batandukanye barimo n'abambonyi n'aba Prosper n'aba Papi Clever n'abandi. N'umuhanzi ufite ijwi ryiza kubera ko na Sekiro ubwayo barabizi ko afite ijwi ryiza. So kuba rero twabona umuntu nk'uyu aza muri gospel nk'uko Mediaje, nk'uko n'abandi twiteze ko bazaza muri gospel, kuko muri gospel indirimbo zaho ntizikenera amashusho y'urukozasoni. Indirimbo za usibye nabyo n'ubuzima bw'aba gospel buba butandukanye n'ubwo abasekira. Nubwo nanone harimo aba gospel n'aba gospel mu kanwa, ariko mu miterere, mu mikorere, mu mico n'abasekira barahari benshi. Reka mbashimire abari badukurikiye kandi nkomeze kubifuza kugira iyi munsi mwiza, dore ko iyi nkuru ariyo tubyukiyeho kubera ko ariyo makuru yaraye twavuga ko tutari twagarutseho. Maze rero ngusabe gukora subscribe, dukomeze tubane no mu bindi biganiro. Nakagaruka umwe Imana akomeze kubarinda, akomeze abane namwe kuri uyu munsi, muhahe muronke kandi mwibuke ko Imana ibakunda, mwibuke ko Imana izabarwanirira igihe cyose mubona bikomeye. Mwiyambaza Imana, ntimukiyambaza abana b'abantu, kuko abana b'abantu ntabwo tubaboneramo agakiza, ntitubaboneramo ibyiringiro byacu tujye tubyerekeza ku Mana. Ngaho mugire umunsi mwiza, muhahe muronke.